Haleluya, haleluya, Yesu nashimwe cyane bene data, aho muherereye hose ku isi, amahoro y'Imana abe muri mwe. Nizere ko mukinezerewe rero uburyo turi muri Noheli, umukiza wacu yaratuvukiye, Imana yacu nishimwe, ni ibintu by'umunezero udasanzwe. Turakomeje kuvuga rero inkuru ziwe, ntawarambirwa kuzivuga kuko yaje ari umukiza, aza ari intwari, aza azitwa umwana w'igitangaza cyangwa azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, data wa twese uhoraho, umwami w'amahoro, Imana yacu nishimwe. Ni ukuvuga ngo ayo magambo ari yuko azitwa igitangaza, murayasanga muri Yesaya Yesaya ibice 9 n'umurongo waho wa 5, kandi wayasanga n'ahandi muri Matayo igice cya mbere umurongo wa 21 na 23. Aho wowe rero wiriwe mu rugo, wowe utagiye ku kazi, wiriwe mu rugo, ufate Bibiliya usome, udafite Bibiliya nawe kandi yabasha kujya ku ikoranabuhanga kurifite, akajya mu iyobokamana, muri televiziyo ivuga iby'Imana yahasanga amagambo amufasha. Uwiteka Imana ahabwa icyubahiro rero. Imana ikomeze kutugirira neza muri iki gihe cya Noheli, ni igihe cyo kunezerwa, ni igihe cyo kwishimana n'imiryango ku bayifite, ni igihe cyo gusura inshuti se, niba udafite na famiye y'amaraso, hari n'inshuti wabonye muri Kristo Yesu, wakwishimana nawe. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Kwishima si ukujya mu nzoga, si ukujya mu busambanyi, ahubwo ni ukwicara mugashima Imana, mugatekereza uburyo ki Imana yabarinze, mugatekereza iby'Imana yabakoreye, ukareba ukavuga uti ndashimira Imana aho ngeze, Imana yacu nishimwe. Ibyo rero nibyo biranga urukundo. Imana itugirire neza. Kristo yazanye urukundo muri mu bantu, yazanye umucyo mu isi, yaviriye amahanga, umucyo waviriye amahanga yose. Imana itugirire neza. Abavuga ikinyarwanda, batakivuga, abavuga izindi ndimi zitandukanye ku isi ni nyinshi. Ni ukuvuga ngo rero umukiza yatuzaniye umucyo, Imana ihimbazwe. Rero ni ukuvuga ngo ntukurure umwijima mu rugo wawe cyangwa se mu mutima wawe bitewe n'ibyo urimo. Yesu atugirire neza. Iki gihe ni igihe cyo kunezerwa, ni igihe cyo gukomeza guhimbaza Imana, ni igihe cyo gukomeza kumva ineza y'Imana, yuko iri muri wowe. Data wa twese nahimbazwe. Imana yacu nishimwe rero bene data, inshuti z'umusaraba. Imana yacu nishimwe ko yakurinze, ukawagejeje uyu munsi. Harimo abasinze bakora impanuka, abandi barakubitwa, ariko wowe wamenye Imana by'ukuri, Imana ikaba yakurinze ibyo byago. Ukomeze gushima Imana. Ejo hashize nibwo natembereye mu mujyi, ndareba nsanga kubona bisi cyari ikibazo gikomeye, kereka abantu bifitiye amafaranga bagatega tagisi cyangwa se nuko. Nicyo tagisi nizo zari zigwiriye mu mujyi cyane. Kubona bisi isanzwe cyari ikibazo kitoroshye, n'abantu bari bakeya. N'uyu munsi kandi niko bimeze, abantu benshi, amaduka ntarafungurwa, reka da. Bigaragara yuko ari ikintu cyo kubahwa rero. Noheli abantu ku isi yose benshi barayubahiriza. Yesu atugirire neza. Nubwo muri aba bazungu
utagenda ngo ubwire umuntu iby'Imana ku gahato, ntabwo ubimubwira kuko ubivuga nyine bitewe n'uwo muri kumwe. Yesu atugirire neza. Ibihugu biragoye ariko kandi Yesu yatugiriye neza, tuzakomeza tuvuga Imana. Haleluya, haleluya. Data wa twese nahimbazwe rero kandi ashyirwe hejuru. Ariko nabonye neza yuko ahantu hose bubahiriza Noheli by'ukuri, ukareba ugasanga amaduka menshi yarafunze, ugasanga nta bantu benshi bari mu muhanda, ni bakeya, ukabona nyine ko hari ikintu cyahindutse. Wabonaga ko hari ikintu cyahindutse kandi n'ubu niko bimeze. Byumvikana rero yuko umunsi Umukiza wacu yatuvukiye ni umunsi wubahirizwa cyane. Yewe navuga ngo byaranantunguye pe, byarantunguye. Muri aba bantu tudahwanije uruhu harimo abantu bubaha Noheli cyane rwose. Imana yacu ni nziza rero, nawe ukomeze kubahiriza yuko Umukiza wawe yakuvukiye, unezerwa, ukomeza kunezeza n'abandi kandi. Yesu nashimwe. Kubanezeza si ibindi, kubabwira ijambo ryiza, kuganiriza abarwayi se ukabasura, nuko abakene se ukabagaburira, nubwo utabagaburira iby'imyaka yose ariko kandi ukagira gute. Nshimira n'abantu babikoze. Kuri bagenzi banjye bakoresha YouTube, harabona agiye mbona bakoresha amacano, harabona agiye mbona bagiye kugaburira abantu batishoboye, harabamo bafashije abarwayi. Nuko buri muntu wese wagize ikintu akora, Umwami Imana amuha umugisha. Kandi ntago birangiye, turacyari muri ya minsi ya Noheli. Ugerageze urebe mu baturanyi bawe, urebe ko nta wambaye ubusa, umwambike uko ushoboye, cyangwa se naho utanamwambika, niba udafite n'umwambaro wamuha, wasiga unamusengeye, ukamusengera, Imana igafungura inzira, ko byose birashoboka. Imana ijya yumva amasengesho, Imana ijya yumva kwinginga. Yesu atugirire neza cyane. Ni igihe cy'impumeko nziza. Abantu bareke ubugome, abantu bareke kwicana, bibuke yuko Imana ari urukundo. We kugendana umutima w'umushiha, wibuke yuko Imana ari urukundo. Nubona mwene so umwiyumvemo, kuko Kristo atuvukira yazanye umucyo. Uwo mucyo ni uwo gutsinda ibyaha, wo gutsinda amoko, ni uwo gutsinda ubusambanyi, ni uwo gutsinda ubusinzi, ni uwo gutsinda ubugome bw'ubwicanyi, ni uwo gutsinda umwuka wo kurogana, ni umucyo wo gutsinda umwuka w'inzangano, ni umucyo wo gutsinda amashyari. Yesu atugirire neza cyane. Ni ukuvuga ngo rero uwo mucyo wakuviriye uwumenyeshe n'abandi, ubereke inzira nziza yo kwera no gukiranuka, ubahuguzanye ubugwaneza, ubahuguze ubugwaneza. Imana idufashe kandi Yesu atwiteho, tubahugure ariko kandi tunaberera n'imbuto. Umwami Imana akomeze kubahaza ibyiza, akomeze kubahaza umunezero. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Uwiteka akomeze kubagirira neza, abagure mu nzira zose, mu izina rya Yesu Kristo. Amen.